ubu ngubu rero cyakora bora wallahi baba haters bahora barunguruka bibaza ati ngabaye hate ngo yari ute ngo agiye hehe man. Imitwe yanyu izashya mwakoze ibyanyu makareka kwiga kuri manzi mwabareze mukuri byanyu nanjye muri byanjye. Naho ubuzima private life yanjye ntabwo ari ngombwa ngo muyimenye mwabajimwe mukuri byanyu ngagiye he uzabimenya ute se nushaka kunyiga uzapfana gahenda rata narinje uyaniraburire babasore banjye babashuti banjye nasize yohijya mu byaro byazangororo na Nyabihu. Basore banjye Kigali n'uburyohe, Kigali ni life is good, Kigali is good, Kigali is fresh, Kigali is clean. Noneho basore banjye nasize mu byaro nanjye kubiyerekera uko umujyi umeze. Ndabemera cyane muri mu byaro muhinga mwariharitse mwiteza imbere mworora ibintu by'amagurube n'ibintu by'amakoko n'ibintu byasumbira igizambe bazakizungu nyine. Mukomereza mwiteza imbere muhinga mworora musagurira n'abajama turi Kigali. Dore Kigali ntago duhinga tugino tenzima n'izipfuye. Noneho basore banjye bari mu byaro ndabizi yo hirya ahantu hatagera n'umuriro bamuvuga muti Kigali bimeze bite. Noneho tugiye kubatembereza Kigali murebe ibyari byo. Tugiye gukora trip kuva downtown twerekeza i Kanombe ku bitaro bya gisirikare aho bita mu Kajagari ka kabiri. Nkuko mubibona aha nari nigereye nari ndende za Kacyiru ngeze convention imihanda amatara bayaka Kigali u Rwanda uri nziza n'abagutuye ni meza. Kigali is Gucci uko mubibona imitaka bari fresh, amatara ari sawa, inyubako ndende zikeye ziri shine. Uko mubibona hano twe twigireye kuri RDB turenze gatoya ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda twigire kuri RDB dukomeza Remera. Uko mubibona harajya twe tugeza ku Gishushu no kwa Sheranda dukomeza twerekereza Kanombe. Imihanda is fresh and clean. Uko mubibona nuko tugeze Remera turakomeza ni Kanombe. Basore muri mu byaro ndiza ko mwabonye Kigali uko imeze, namwe ndabibakumbuye muzaze muhagire murebe ibyari byo muze kwisura cyamunayibemo. Dore ko gushaka no gushobora natwe Kigali twarayishoboye nubwo bitaraca mu fresh, ariko turakora tukinjiza tugatembera. Nko mubona natembereye ndi kuvibinga mvuga nti nikora ga trip mu masaha y'ijoro ndebe nijoro ko Kigali bimeze. Nuko bimeze basore banjye nasize mu byaro iyo zangororero ndabakunda cyane. Noneho nagira ndabura abantu b'abahaters wallahi nkuko natangiye mbivuga bashaka kwiga ku buzima bw'umuntu. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye ninkora nabi nzashya ku giti cyanjye ntago ari wozashya, ninkora neza gafata ku giti cyanjye. Mureke kugenda ku buzima bw'abantu man, ntago turi imihanda. Mwabahaters mugerageeza kwiga kuri manzi muzapfa amenyo muzayakenya zashirira mu nda. Mukora ibyanyu dukora ibyacu, mind your business. Kandi umunsi twagafashe muzajya he MG munsi kafashwe muzavuga iki? Genda barabuye nitwa Manzi Decreta. Cunga izamu ryawe cunga iryanjye umbaza ibi. Yes, your boy Manzi Decreta. Rata bakunzi banjye niba bakunze kano ka video, niba bakunze iyi content, kora follow kuri TikTok, kora follow kuri TikTok ni Manzi Decreta, ukande ku gatima, ukande ku gasara, ukande ku kantu kabutura ujya tu sharing. Ubundi ibintu bikomeze kugenda bimera fresh. Kuri Facebook nitwa Imanzi Media TV, kuri YouTube channel yanjye yitwa Imanzi Media TV. Wallahi mukore subscribe, like, share na comment ubundi turebe bano bahaters ngo bimeze bite tubemeze man, tubemeze. Yes turabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha. Pula